Muraho neza. Tugiye kubatambagiza kino kibanza cyiza cyane kiri mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera. Iki kibanza kikaba kiri hafi cyane ya kaburimbo, kikaba ari ikibanza kinini kiri aho bita hano ukase uzamuka gato uva mu mujyi i Kayumba. Kiri i Kayumba, ikibanza kinini rwose, gifite metero kare 2000 kandi gikora ku muhanda. Muzi ko i Nyamata imihanda ari akabazo bakemuye. Iki kibanza rero gifite view nziza, kitegeye Kanzenze nk'uko muhabona. Uyu ni umusozi wa Kanzenze, gakomeza hirya gatoya kikitegera ku Karumuna, murahabona. Yewe na Kicukiro Nyanza hariya bita kwa ba Rusirare naho murahabona. Ikibanza cyiza cyane. Iyi ni Kanzenze yose, ugakomeza kuri kariyeri, ugakomeza kuri arete, hariya hose uhareba. Iki kibanza rero kirashaka amafaranga makeya cyane. Ni ahantu hanini ushobora kugura ukahakorera proje. Ushobora gukatamo ibibanza byo guturamo, ushobora gushyiramo proje ijyanye n'ubukerarugendo, cyane yuko hano ari ahantu mu nzira ziva ku kibuga cy'indege. Hepfo gato y'aho imodoka iparitse niho hari umuhanda uturuka ku kibuga cy'indege bazacishamo kaburimbo. Ni ukuvuga ngo rero iki kibanza ushaka gukora proje rwose y'ubucuruzi, ugashyiramo ihoteli, ugashyiramo amasare, ugashyiramo utubari, ugakora mbese bizinesi, ugashyiramo amasare polivalente, ugashyiramo amacumbi, abantu bavuye ku kibuga cy'indege bakahacumbika. Cyane yuko iki kibanza gihendutse rwose, nakiguteretera ukakigura amafaranga make cyane. Nawe wazunguka ukazajya uvuga uti nzuri yankoreye umuti, rwose. Urabona view yacyo, urareba, urabona iyi view, urareba ahantu hose uba ureba. Urabona ahantu hashyize rwose nk'amacumbi, waba ukoze aferi vraiment. Hashyize amashambura, ukahashyira iki byose. Iki kibanza ni cyiza. Muracyari kumwe natwe rero, Nzuri Business Group Limited, nk'uko mumaze kubimenyera. Iki kibanza mu kanya gato cyane muragisanga kuri channel yacu ya YouTube, mumaze kumenyera Nzuri Market. Mukomeze mutwereke imitungo yanyu, tuyishakira abakiriya rwose kandi ku giciro cyiza cyane. Namwe muze tubashakira ibyo mugura ku giciro cyiza cyane. Mukomeze gukanda subscribe kuri iyo channel, ndetse mukore na share n'abandi bose bagenda babona ibyiza byose dukomeje kubagezaho. Niko kandi tubibutsa yuko ubu ngubu serivisi zose zijyanye n'ubujyanama mu by'imitungo itimukanwa dushaka kuyibaha. Mwaduhamagara kuri ya nimero ni ya yindi 0788 48 67 97 cyangwa se 0788 23 0123. Iki kibanza ntikigucike muntu ushaka ubutaka bwiza kandi ku mafaranga makeya. Igiciro ni 12 zonyine, ndetse zishobora no kuganirwaho. Ni karibu cyane, tubahaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited.